Yesu ashimwe inshuti bavandimwe ndabasuhuje mu izina rya Yesu amahoro y'Imana n'abane namwe bifurije umugisha w'Imana aho muherereye hose mu migabane itandatu igize isi. Uwiteka biteho kandi abagirire neza. Nje kugira ngo tuganire ku bintu 13 Bibiliya itugaragariza biranga umugore mwiza. Buriya hari ibintu biranga umugore mwiza. Bibiliya hari ikintu ivuga ku muntu w'umugore mwiza, umugore muzima, umugore ufite umutima. Hari ikintu Bibiliya ibitugaragarizaho, ibitwerekaho. Niba uri umugore udafite ibi bintu 13 ukabona kuri wowe ntabikuriho, umenye neza ko umugore mwiza Bibiliya ivuga utabyujuje, ahubwo utangire urebe ukuntu wabikosora, utangire urebe ukuntu waba umugore uhuje n'iki ijambo ry'Imana rivuga. Hano dufite nk'abakobwa bagiye kuzashaka, namwe mwigireho, sibyo? Mwigireho kugira muzabashe kuba mama beza Imana yishimira. Impamvu tube tuje hano aba ari kugira ngo ibintu bitameze neza tubikosore, n'ikinyigisho zibereyeho. Umuntu utari wakora subscribe ayikore, turushaho kujya tubana mu biganiro bibera hano. Umugore mwiza rero Bibiliya ivuga arangwa n'umwete. Ikintu cya mbere ni umwete. Hari abagore ubahanga hanze babanebwe ku buryo no gutekera umugabo ari ibibazo, no kumesera umwana kenda yambara ari ibibazo, no guca umwana inzara ari ibibazo bikomeye. Bibiliya itubwira ko umugore mwiza bagomba kuba ari umugore ufite umwete mu bintu byose. Bibiliya iratubwira ngo ikintu cyose werekejeho amaboko, umurimo wose werekejeho amaboko ukorana umwete. Wa mama we turi kuganira, uri umugore ugira umwete mu rugo rwe? Ukora urugo rwawe ufite umwete cyangwa ugenda wikurura? Ugira umwete mu kubaka urugo rwawe? Ugira umwete mu gutegurira abana? Ugira umwete mu gushyira ibintu ku murongo mu rugo? Umugore ugira umwete uwo ngo Bibiliya iramwishimira. Umugore wa kabiri ni umugore utanga ibitekerezo byiza mu gihe hari imyanzuro igomba gufatwa mu muryango. Umugore utanga ibitekerezo ariko byiza, atari ibisenya. Mu gihe hari umwanzuro ugiye gufatwa nko mu miryango y'aho twashatse, y'aho tuvuka se, cyangwa se mu rugo rwacu bwite, gatanga ibitekerezo ariko by'imyanzuro myiza. Uwa gatatu yirinda gusesagura. Ubaha hanze hari abagore basesagura, hari abagore batazi management y'urugo, basesagura ku buryo umureba ukibaza yuko uyu muntu ni muzima. Agafata amafaranga akayakoresha mu bintu bitari ngombwa na busa, ku buryo nawe ureba ukavuga ati rikose nk'aya mafaranga akoresheje ibi bintu, nk'ubu yapfuye iki? Umugore w'umutima Bibiliya ivuga ntabwo asesagura. Ugenda ugura ibintu bidafite icyo biri bumare mu rugo, ugura ibiryo byinshi biri bubore, ugenda ugura inkweto uzarunda hari y'imyaka 5 utazambara, ugura imyenda utenge hari uzagire, ubusa si ugusesagura. Ugusesagura kugenda ukagura ibiryo ukabyuza hari ejo bikabura ukasohora ukamena, ukagura imyenda inkweto kuko bitambutseho ngo ni byiza, uri bubike mu rugo utazanabyambara, ko si ugusesagura. Gusesagura mu maburadishaho ya buri munsi ni wowe uriyo, muri soroti buri munsi ni wowe uriyo. Gusohoka si bibi no gutwerera si bibi, ariko tutegise emove. Ibintu byose uzakora ukarenza urugero burya bizaba bibi. Bizaba bibi wa muvandimwe we. Gusesagura, umugore usesagura ntabwo ari umugore mwiza Bibiliya ivuga. Ikindi cya kane, umugore woroshya ubuzima kugira ngo umuryango we wambare neza, ugaragare neza kandi urye neza. Yoroshya ubuzima. Hari abagore ahangaha bafite wagira ngo ni ingufuri mu mitwe, ugasanga bafite kode ku buryo kugira ngo umukuremo ikintu ari ikibazo gikomeye. Yoroshya ubuzima ariko agamije kugira ngo umuryango wubeho neza, nta bintu byo gukomplika ubuzima. Iyo ubona umuryango wubayeho neza, uri kurya neza, wambaye neza, ariko hari umugore ukomplika ubuzima ku buryo no kugira ngo umwana abone urukweto n'induru, dore ndaro kutangana amafaranga arashize, ibintu nk'ibyo. Mujye mworoshya ubuzima ariko mugamije ko imiryango yanyu ibaho neza. Cya gatanu, akunda Imana. Umugore w'umutima Bibiliya ivuga mwiza, akunda Imana, atinya Imana, kandi akagira n'imishyikirano nayo. Uriyo umuntu udakunda Imana we ibintu byose biba byazambye. Umugore ukunda Imana gasengera urugo, aba ari we mutima w'urugo. Abantu hano mufite abagore mudasenga, muri ya sheke ikomeye.
ubu nyamara niba mutanabizi abantu b'abasore muri hano mutarashaka, tugeze mu gihe umuntu azajya areba umuntu agiye kurambagiza akabanza akareba niba ananasenga. Kuko yego kuba usenga ntabwo bivuga ko uri umutagatifu, oya, ariko hari utuntu twinshi ushobora gukora nyuma ukigarura, kubera ko nibura uri mu nzu y'Imana, ntabwo uri igihahamuke, ufitemo nibura gutinya no kubaha Imana, nubwo wacikwa by'umuntu ariko wigarura vuba. Umuntu ujya guhitamo umugore bazashakana ntarebe umugore usenga, bari muri esheke totale, nubwo yakora amakosa ariko nagera mu cyumba cy'amasengesho baramuhonda noge, barigisha nibura yongera aca bugufi ho kabiri. Ariko se umuntu w'igihaha utazi naho Imana iba, abagabo mukunda kugwa mwiri kosa, gakururwa n'ubwiza bw'umukobwa, ubwiza bw'umugore, ubwo bwiza bukazagutura mu rwobo. Mugore ukunda Imana, ujya imbere y'Imana usenga. 6, azi kwita ku muryango we, awushakira ibikenewe, awugirira isuku. Mugore ugira umwanda hano ubwo yumvishe, uzi ko hari ahantu ushobora kujya baguha ibiryo ntubirye kubera umwanda burundu, ukibaza ahantu uri buhere utora ibiryo baguhaye bikakuyobera kubera umwanda. Ntabwo uyu munsi rero turi bubwira abagabo ngo nabo bagomba kugira isuku mu rugo ishinzwe n'umugore, ariko nawe mugabo ntabwo wabyirengagiza kuko nawe urugo aba ari urwawe. Hari abagabo bava ku kazi ugasanga ibikweto byabo bijugunya hari, ibisogisi bajugunya hariya burundu. Namwe rero aho ngaho ntabwo ari sawa, nzakavugaho, ugasanga ibikweto ujugunya hariya, ibisogisi ujugunya hariya nk'uri kujugunyira imbwa. Wambuye inkweto ukazirambika hariya n'amasogisi ugashyiramo neza, ntabwo waba uri umugabo w'icyubahiro. Ibyo byatuma umusuzugurika, si urugo rwawe. Ese kwitwa umutware wagize ngo gukora ibintu by'ibifutifuti, cyangwa kwitwa umutware no gukora bene ibyo bintu ngo hariya hari ababikora? Cyo ntabwo aricyo kikugira umugabo wo kubahwa. Nzabivugaho nengera ku mugabo mwiza. Uyu munsi turi ku mugore mwiza. Umugore mwiza ikintu cya karindwi agomba kuba afite, akunda gufasha abarusha ubushobozi kandi ntabyirate. Umugore mwiza Bibiliya ivuga akunda gufasha abafite abarusha ubushobozi kandi ntabyirate. Mama hano ntabwo ujya ugenda wirata ngo wafashije bariya, ngo iyo utabarihira ntibari kwiga, ngo iyo utabagaburira babarishwe n'inzara. Hano harimo abantu bazi kwirata ibyo bagiye bakora, tayari wowe ingororano yawe wamaze kwishyikira, niko Bibiliya ivuga. Bibiliya ivuga ko icyo ukuboko kw'indyo gukoze imoso ibitagomba kubimenya. Niba urihiye umwana wo muri famiye akarangiza kuki ugenda ubyirata? Ibyo byagakwiye kubibanga ryawe n'Imana. Ufasha abo burushije ubushobozi ariko ntugende ubyirata. Bantu benshi hano mwaguye muri esheke mugenda mwirata ibyo mwagiye mukorera abantu. Ngo ninjye wamurihiye, ngo ninjye wahaye umwana w'akazi, ngo ninjye wamushyingiye, ngo ninjye wamureze, ngo byose. Ngo ninjye wamuguriye imyenda yambara, ngo ninjye umugurira inkweto. Nyamara abantu benshi nitugera mu ijuru tuzasanga imirimo myinshi itanditse mu gitabo, kubera ko mwamaze kuyirata mukiri mwese, ingorano yanyu mwarayibonye. 8, amenya kubana neza n'abaturanyi. Hano hari abagore bishinzi batazi n'umuturanyi uko yitwa, cyangwa bahora bashembagurana n'abatu. Niba uri umugore ukaba utazi kubana n'umuturanyi wawe, tayari ubu ahangaha watsinzwe. Umugore mwiza Bibiliya ivuga amenya kubana n'umuturanyi we, nubwo yaba ari mu bikacumi ushobora kumubanira neza mutiriwe mutongana. 8, yita ku bashyitsi atarobanuye ku butone. Kakana abagore benshi karabatsinda kuko abenshi nanjye ndabaza uko bateye. Hano hari abagore barobanura abashyitsi ku buryo umushyitsi umwe aza akamwicaza mu gikoni, undi yaza akamwicaza ku ibaraza, undi yaza akamwicaza mu ntebe. N'ibyo abagaburira bigatandukana. Se muzi ko bari abashyitsi turobanura ku butoni harimo abamarayika? Se muzi ko hari ibisubizo tuzabona biciye mu bashyitsi? Se muzi ko Abraham isezerano Imana yari amahere y'urubyaro byaciye mu bashyitsi yakiriye atazi iyo bavuye? Cyo kintu mujya mukimenya, mujye mwibuka ko Bibiliya ijya idusubiriza mu bashyitsi. Hari igihe uwo mushyitsi uzasuzugura ukamusuzugura, ukamuha ibiryo byagaze, ibindi mu isafuriya byiza birimo, ari we Imana yarizanye ngo asohoze cya gisubizo cyawe. Ahava asengeye ibiryo umuhaye, ubundi wamugisha wari warahagamyuze. Nyamara ibintu byo mu mwuka twiga hano mushake mujye mubishyira mu mutwe. Ibintu byo mu mwuka bifite ukuntu bikora, bifite amahame. Ushobora kumaza igihe uri gusenga Imana kugira ngo igusubize ikazana umuntu wiyambariye nabi, kugira ngo Imana irebe ukuntu mwakire, ukuntu mwakuri bya biryo wabitse mu mafirigo, na birya gahaga kishima asiga gusengeye.
nubwo ataba ari umukozi w'Imana siga avuze atumva mama Imana iguha umugisha n'ukuri ntukajye ubura ibyo kurya muri iyi nzu kandi iryo ni isengesho ntabwo ararindira kujya mu ndimi iyo ushimishije umutima wa mugenzi wawe tayari burya n'Imana iba yishimye iryo ni ihame ry'umwuka iyo umubabaje mu kirere cyawe nawe gihita cyifunga ikintu cya 10 azi kwifata mu magambo nta ntonganya zimuranga abagore muri hano mupfa guhubagura ibigambo byose mubonye mufite ibibazo icya 11 yihanganira ubukene n'igihombo umugore mwiza Bibiliya ivuga yihanganira ubukene n'igihombo ntatoteze umugabo we kandi akirinda kwiyandarika ubusaka kantu rakujujera iyo ubukene bwabateye mu rugo umugabo umwitwara hute ngiruza ukuri ntumutoteza ubasha kwirinda se kuko mwakennye bya bindi byose utari kubibona bimwe wari umenyereye kubona ariko abagabo mujye mugeraho umuntu ababarire abagabo mbese niba babanze ko amafaranga aza mu rugo mwagiye mubabarira abagabo mwababyeyi mwe uyu mugabo we niba uba wifuze ko mu rugo mukena wagiye umubabarira koko mu by'ukuri uyu mugabo uramutoteza ukamushihagura uyu mugabo abagabo mwababariye koko usanga rwose umugore ameze nk'uwashinze ubwoya ugasanga ari gutuka umugabo amanywa nijoro si uyu mugabo we niba wifuje kwicara mu rugo nta mafaranga ahari niba mugeze mu gihe cyo muri crise nyine umugore w'umutima niba ufite 5 wabitse ubizane mugura agasukari ntushihagura umugabo wawe ntumuburira agaciro muzajye mukunda abagabo bari kubahereza muri babashimira mwiriro se akantu mama mu gace h'umurongo cya 12 umugore w'umutima Bibiliya ivuga ubukire ntibumutera kwishyira hejuru hano dufite abantu bita inkirabuhere murazizi inkirabuhere ni wa muntu wari umukene Imana yamutabara nko mu kanya gati kamuha nko kudufaranga yo umva ukagira ngo yageze mu bindi birera abantu batagezemo ubwirasi ibintu byinshi nta kivugisha abantu nta kigira mbese inkirabuhere murazizi hano muri abanyarwanda benshi na inkirabuhere murayizi Imana ntikunda umugore umeze gutyo Imana niguha umugisha niguha ubukire ariko ntibutume wishyira hejuru kubera ko iyo wishyize hejuru ukagenda wiremereze iyo ugiye guhuruda kurameneka ibyiza Imana nigushyira hejuru uzaye ugenda wiyoroshya kugira nunamanuka utazagira ibintu byinshi bikubaho mujye mubibona ko hari igihe umuntu akira kagenda yiremereza yahanantuka ko wagiye uzamuka wiremereza iyo uhananutse ubura n'umuntu ugusama ahubwo urameneka ariko iyo Imana agiye kuzamura ukagenda wiyoroshya niyo umanutse abantu bashaka kugusama kuko ntabwo wariremereje mwabyumvisha kanyuma aharanira kubahisha aharanira ibyakubahisha umugabo we ndetse n'abana yabyaye mu mama w'umutima Bibiliya ivuga aharanira ikintu cyose cyatuma umugabo we yubahwa n'abana be ikintu kitatuma bakorwa n'isoni icyo ngicyo yagihibikanira mpaka kora ibintu bikuvura abana be n'umugabo we kugira batajyaho igisuzuguriro kuri buri kintu cyose cyaba kiri kuvuka mu rugo rero bavandimwe ndizera neza ko hari ikintu mwungutse kuri ibi bintu Bibiliya ivuga ku mugore mwiza Shalom shalom